Muraho, ese waba warigeze urota urwana n'umuntu uzi cyangwa se utazi? None aha ngaha rero ngiye kukugezaho ibisobanuro 12 byo kurota urwana n'umuntu uzi cyangwa se utazi. Mwese rero ndabasuhuje, mukomeze mugubwe neza. Inzozi zo kurota urwana n'umuntu uzi cyangwa se utazi. Aha ngaha ibi ngibi bisobanura ko ari ubwoba cyangwa se impungenge. Nanone kandi kurwana bishobora kugaragaza ko hari ikibazo ndetse ngo kiguhangayikishije mu buzima busanzwe. Nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa uzi, nanone bisobanuye amakimbirane ndetse mu mibanire niba urota urwana n'uwo uzi. Nanone bishobora kuvuga ko bishobora kuvuga ko nanone kandi mufitanye ikibazo cyangwa se kutumvikana. Ku mwanya wa gatatu, nanone kandi kurota urwana n'umuntu uzi cyangwa se utazi, aha ngaha ni intambara yo mu mutima nicyo bisobanuye. Ariko nanone bishobora kuba ari guhangana kw'ibitekerezo cyangwa se ibyemezo bikomeye. Nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi, aha ngaha bisobanuye ko ari ukurwanya ibibi. Rimwe na rimwe bishushanya ko uri kurwanya imyitwarire mibi cyangwa se ingeso zitakubaka. Byumvishe kurota urwana n'umuntu uzi cyangwa utazi, ibi ngibi ngo rimwe na rimwe aha ngaha bishushanya ko uri kurwanya imyitwarire mibi cyangwa se ingeso zitakubaka. Ku mwanya wa gatanu, nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi, aha ngaha bisobanuye ko ari ukwihagararaho. Bishobora kugaragaza ko ushaka kwerekana imbaraga no kwirwanaho mu buzima. Aha nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi, aha ngaha bivuze ko ari uguhangayika kw'icyizere. Aha ngaha bisaba kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi, bivuze ko ari uguhangayika kw'icyizere. Hano ngo niba urwana n'utazwi, aha ngaha bishobora kugaragaza ibintu bishya ndetse bikugora kubyiyumvamo cyane. Aha nanone ku mwanya wa karindwi, kurota urwana n'umuntu uzi cyangwa se utazi, aha ngaha bivuze neza yuko ngo ari ishyari cyangwa se isesemi. Mw'abantu aha bivuze ko ngo ari ishyari cyangwa se isesemi. Kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi bishobora guturuka ku marangamutima yo kugereranya ubuzima bwawe n'abandi. Nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi, aha ngaha bivuze neza yuko ari ukugira umujinya ndetse wihishe, ari ukugira umujinya wihishe ndetse ngo ushobora kuba ufite umujinya utagaragaza ku manywa ukawugira nijoro. Kurota urwana bivuze ko ari ukugira umujinya wihishe, kandi ikindi ushobora kuba ufite umujinya utagaragaza ku manywa. Aha nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi ku mwanya wa 9, aha ngaha tuhasanga ko igisobanuro cyaho ni ugushaka gutsinda inzitizi, ndetse izo inzozi zishobora kugaragaza ko uri mu rugamba rwo kugera ku ntego zawe. Ku mwanya wa 10 nanone kandi aha ngaha turahasanga nanone kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi, bivuze ko ari ukwifuza kugenzura ibintu ku manywa. Bivuze ko ari ukwifuza kugenzura ibintu. Kurwana bishobora kuba ikimenyetso cyo gushaka kugenzura ubuzima bwawe cyangwa se ibihe urimo. Ku mwanya wa 11 nanone kandi kurota urwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi, bishobora gusobanura ko ari ukwigirira icyizere gike. Aha ngaha bishobora kandi kugaragaza ko hari aho wumva utizeye ubushobozi bwawe. Nanone kandi ku kibazo cya 12 ari nacyo cya nyuma, nanone kurwana n'umuntu utazi cyangwa se uzi, bivuze neza yuko ari impinduka ziri kuza. Rimwe na rimwe inzozi zo kurwana zishushanya ko
hari impinduka zikomeye ndetse ngo zigiye kubaho mu buzima bwawe. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero niba ari inyunganizi mwaduha subscribe hasi aho gato, ugakora like na share na comment mw'abantu mwe ziba zikenewe kugira ngo twumve neza niba mwarasobanukiwe. Ese nawe waba warigeze urota izi nzozi? Aho hasi muri comment utubwire uti yego cyangwa se utubwire uti mfite izindi. Sawa rero turi kumwe amara muri rusange. None aha ngaha rero ngiye kugezaho ubusobanuro 15 mu bijyanye no kurota urya kamaramasenge wiyumvira umugisha urimo. Mwese rero ndabasuhuje mukomeze kugira igitondo cyiza, niba ari mu gitondo, niba ni mugoroba kandi nabwo ugire umugoroba mwiza, niba ari ku manywa nabwo kandi ugire amanywa meza. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukugezaho inzozi nziza cyane. Ese waba warigize urota urya imineke yeze neza? Aha ngaha rero mu rwego rwo hejuru cyane, kurota imineke yeze neza cyane bishobora gusobanura amahirwe, inyungu cyangwa se umusaruro mwiza uri hafi. Nanone kandi kurota urya imineke myinshi, aha ngaha nanone kandi bishobora bisobanuye ko ari ukuvuga ubwinshi bw'ibyo wifuza kugeraho cyangwa se amahirwe menshi. Nanone kandi kurota urya imineke itaryoshye cyangwa se iboze, aha ngaha bisobanura ko ari ukuba ikimenyetso cy'ibibazo cyangwa se amahitamo atari meza. Bisobanura ko ari ikimenyetso cy'ibibazo cyangwa se amahitamo atari meza. Nanone kandi kurota urya imineke aha ngaha uri wenyine, nanone kandi ibi bishobora gusobanura ko wifuza kwigenga cyangwa se gukora ibintu byawe bwite. Nanone kandi kurota urya imineke uri kumwe ndetse n'abandi, aha ngaha ibi ngibi bisobanuye ko ari ukuvuga ubusabane ndetse gufashanya cyangwa se ubufatanye mu buzima. Nanone kandi kurota uhabwa imineke y'akamaramasenge, aha ngaha rero ibi bisobanura amahirwe uzahabwa n'undi muntu. Nanone kandi kurota wiba imineke ukayirya, aha ngaha ibi bishobora kwerekana guhangayika ndetse ku byemezo bimwe cyangwa se gushaka ibintu mu buryo butari bwo. Nanone kandi kurota ugura imineke ukayirya, ibi bishobora kuvuga ko ndetse ngo hari icyo uri gukora kizakuzanira inyungu. Nanone kandi kurota imineke igwa ukayirya bishobora gusobanura amahirwe aje atunguranye. Kurota imineke itarera neza, kurota imineke itarera neza bishobora kuvuga ko ndetse ngo igihe cy'ibyiza ari mu gihe cy'ibyiza utaragera cyangwa se ko ugomba kwihangana. Aha ngaha mukumve neza aka kantu ngo kurota imineke itarera neza bisobanuye ko ari ukuvuga ko bishobora kuvuga ko igihe cy'ibyiza ndetse ngo utarageraho cyangwa se ko ugomba kwihangana. Ni mu gihe rero nyine igihe cy'ibyiza biba bitarakugeraho ugomba kwihangana ukabitegereza. Nanone kandi aha tugeze ku kibazo cya 11. Nanone kandi kurota urya imineke ufite inzara cyane, aha bishobora kugaragaza icyifuzo gikomeye ndetse cyo kugera ku kintu runaka mu buzima. Kurota urya imineke wishimye bishobora gusobanura kunyurwa n'ubuzima cyangwa se ibyiza biri imbere. Mwese rero ngira ngo mwabyumvishe neza cyane, kurota urya imineke wishimye bisobanura ko ari ukunyurwa cyangwa se kunyurwa n'ubuzima cyangwa ibyiza biri imbere. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero ndumva amajwi yanyu atari gusawundinga neza, gripe isa nkaho yanyatatse,
ariko ntabwo narara ntabagejejeho akavidewo k'ubwenge. Mwese rero mukomeze mugubwe neza.